amashimwe arakwiye mu mitima ya benshi, buri wese ntiyabura icyo ashimira Imana yadutambukije muri byinshi bikomeye, none dusoje umwaka turi mu buntu bwayo. amashimwe arakwiye mu mitima ya benshi, buri wese ntiyabura icyo ashimira Imana yadutambukije muri byinshi bikomeye, none dusoje umwaka turi mu buntu bwayo. uyu mwaka uzababera uw'ibyishimo nshuti, muzagira iterambere ryiza ry'iby'umwuka, nimuhimane umwanya Satani azabahunga, nibwo muzanezezwa n'umwaka dutangiye. uyu mwaka urangiye usize iki mugenzi, ese waba warabaye mu ngabo z'umwami, ese watanze icyitegererezo cy'ukuri hagati y'abanyamahanga batazi Imana. uyu mwaka urangiye usize iki mugenzi, ese waba warabaye mu ngabo z'umwami, ese watanze icyitegererezo cy'ukuri hagati y'abanyamahanga batazi Imana. uyu mwaka uzababera uw'ibyishimo nshuti, muzagira iterambere ryiza ry'iby'umwuka, nimuhimane umwanya Satani azabahunga, nibwo muzanezezwa n'umwaka dutangiye. fata ingamba z'ibyiza, wibuke gukosora ibyo utakoze neza muri uyu mwaka ushize, ngaho saba imbabazi wiyunge n'umukiza, usaba umwuka wera azakuneshereza. fata ingamba z'ibyiza, wibuke gukosora ibyo utakoze neza muri uyu mwaka ushize, ngaho saba imbabazi wiyunge n'umukiza, usaba umwuka wera azakuneshereza. uyu mwaka uzababera uw'ibyishimo nshuti, muzagira iterambere ryiza ry'iby'umwuka, nimuhimane umwanya Satani azabahunga, nibwo muzanezezwa n'umwaka dutangiye.